ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro kibanda cyane ku nyigisho ziboneka mu bitabo byitwa ko ari bitagatifu, Bibiliya ku bakristo, hanyuma hakaza Qur'ane, tafsiri na Suna ku bayisilamu. Hanyuma tumaze iminsi tuganira ku ngingo zitandukanye. Ubushize mu kiganiro giheruka twashoreje ku magambo Sega yavugaga ko ibitabo yemera, aho yari amajije kutubwira itandukaniro riri hagati ya Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu, aho yavuze ko Bibiliya ntagatifu igira ibitabo 73, Bibiliya yera ikagira 66, hanyuma muri Bibiliya yera kemeramo ibitabo 3 gusa, ari byo Taurati, Injili na Zaburi. Hanyuma yagera muri Bibiliya ntagatifu akemera nanone ibitabo 3 gusa mu bitabo 73 biyigize. Kandi nyamara mu minota yari yabanje muri icyo kiganiro aba yarangije kuvuga ko Bibiliya ntagatifu ari yakunda cyane kubera ko ngo niyo yanditswe mbere. Ikindi cya kabiri akavuga ko irimo ibitabo 7 bitari muri Bibiliya yera. Ibyo bitabo 7 birimo mwene Siraki, Tobi, hanyuma n'Abamakabe. Ndumva ari ibitabo nyine bigera kuri 7. Akavuga ko ibyo bitabo 7 ngo ari byo bikubiyemo ubuyisilamu. Byumvikana ko mu by'ukuri aho yararangije kuvuga ko abyemera ko ibikubiyemo bihuye n'ibyo Allah yavuze, kubera ko niba bihuye n'ubuyisilamu ari byo birimo inyigisho z'ubuyisilamu, birumvikana ko ku bayisilamu bagombye kuba bazemera. Kandi ubwo ibyo bitabo baba bemera byaba ari ibitabo 7 byongera kuri 3 yarangije kwemera muri Bibiliya yera. Bityo mu bitabo 73 yagombye kuba yemera ibitabo 10 aho kuba 3. Uretse ko nabyo ntekereza, ntabwo nzi niba ari ikibazo cy'imibare mikeya. Uko tubizi Taurati cyangwa se Tora igizwe n'ibitabo 5 byanditswe bivuga ko byinshi byanditswe na Mose, ariko nk'igitabo cyo gutegeka kwa 2 bigaragara ko amagambo asoza yaba yaranditswe n'uwasimbuye Mose witwa Yosuwa. Hanyuma ubwo tugiye kureba, dufashe ibitabo 5 bigize tukongeraho Zaburi tukongeraho na Injili, murumva ko byahita biba ibitabo 7 nanone muri Bibiliya yera yakagombye kuba yemera. Hanyuma twakongeraho ibindi 7 bitari muri Bibiliya yera ariko bikaba biri muri Bibiliya ntagatifu. Ibyo 7 yavuze ko birimo ari byo bibonekamo ubuyisilamu muri Bibiliya ntagatifu, bivuze ngo tubiteranije byaba ibitabo 14 kuri Bibiliya ntagatifu Sega yagombye kuba yemera, ariko muri byo ngo yemera 3 bisa byonyine. Ntabwo nzi niba mvuze byinshi mu kuvuga iyi mibare ku buryo bishobora gutuma nawe bigucanga, ariko ndibwira ko ari bikeya pe. Ibi bituma nibaza ngo Sege urwego rw'ubumenyi afite rungana rute? Kubera iki niveau dedication yiwe ni iyi mibare kuyiteranya byaramunaniye? Niba wavuze ko muri Bibiliya ntagatifu wemera ibitabo wemeramo ibitabo 3, kandi ukaba wavuze ko ibitabo 7 muri byo birimo ubuyisilamu, ukaba uri umuyisilamu, bivuze ko ibyo bitabo 7 wagombye kubibyemera. Wateranyaho 3 biboneka muri Bibiliya ntagatifu no muri Bibiliya yera, ubwo bigahita biba ibitabo bingahe? 10. Muri Bibiliya ntagatifu yagombye kuba yemera ibitabo 10, ariko muri 73 nabwo ngo aremera ibitabo 3. Ubu buryo rero bwa takiya bwo kubeshya abayisilamu bakoresha bigisha idini yabo ni uburyo bumenyerewe, ni uburyo bakoresha no mu bihe by'intambara, ni uburyo bukoreshwa cyane nyine bugezweho. Ariko reka nshyiremo agace gatoya twumve aho ubwe yivugira ibitabo yemera ibyo ari byo n'impamvu nyine babyemera n'ibyo atemera, impamvu atabyemera. Hanyuma tuze gukora komantere
reka dutege amatwi twumve icyo sege atubwira. nyuma y'uko tumaze gusobanukirwa bibiliya Yes. uko ubu twumva ni haji rubangisa. Ah, ni haji rubangisa warimo aganira na sege, hanyuma reka twumve, dukomeze twumva ibyo batubwira ku bitabo bya bibiliya ntagatifu na bibiliya yera, itandukaniro ryabyo n'ibyo yemera ko ari byo bitabo byahishuwe n'Imana. atari igitabo kimwe ahubwo bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi. Yes. yabaje ati yavuye Ni ukuvuga icyo twemera muri bibiliya, tuvugisha ukuri sasa turi abisilamu. Icyo twemera muri bibiliya ni ibitabo byamanuwe n'Imana. Gusa kubera uburyo Imana yahaye intumwa zayo bitabo, ntabwo yarafashe ibitabo gutya akamuha. Oya, ni amagambo. ubwo ujye ibitabo wowe nka sege wemera biri muri bibiliya ni ibihe? Ari Tawurati, ariko Tawurati iri muri bibiliya nayo bamaze kuyanduza. nayo iracagase. Nayisomye ureba nk'izina gusa. n'izina gusa. Ari Tawurati, ari Zaburi, ari Injili, ari na Korani. Na Korani ntabwo iri muri bibiliya. Ibyo bitabo bitatu Kuvuga ngo muri ibitabo bitatu muri iyo muri bibilioteki, bibiliya yera y'ibitabo 73. muri bibiliya Wemera ntagatifu bitatu gusa. eshatu. muri bibiliya ntagatifu irimo Yego. ibitabo 73. Yego, sorry, bibiliya yera irimo ibitabo 66. yego, wemera ngo bitatu gusa. bitatu. ubwo ibindi 33 ntabwo byemera. Niyo abantu biyandikiye biterwa n'ibitekerezo byabo. noneho muri bibiliya ntagatifu Twasomye muri Luka. noneho muri bibiliya ntagatifu Yego, ifite ibitabo 73. yego, wemera ngo bitatu gusa. bitatu gusa. ibindi 70 ntabwo byemera. Simbyemere. Okay, Ntabwo byamanuwe n'Imana. reka aha murabyumvishe ko muri bibiliya ntagatifu, yaba muri bibiliya ntagatifu na bibiliya yera, ibitabo yemeramo ni bitatu gusa, kandi ibyo bitabo n'ubundi bibiliya ntagatifu na bibiliya yera babihuriyeho. Avuze Tawurati, avuze Zaburi, avuze na Injili. Tugiye kugaruka inyuma gatoya twumve amagambo sege yavuze avuga ku kiganiro, avuga ku itandukaniro riri hagati ya bibiliya yera na bibiliya ntagatifu. Ni uguhera ku munota wa 34, umunota wa 34 n'amasegonda 5. Reka tuhagere twumve 34 n'amasegonda 5. Ni ahangaha ngiye kumushyiramo, noneho twumve dutege amatwi ibyo avuga. avuga ntacyo birindwi Yesu avuga. Usanga mwene Siraki mwene se ntawe urimo. nari hari mwene se arimo ntagatifu. iri muri ntagatifu, kandi iyo bitabo baragabanyije. Harimo Ubisilamu, bakareba iyi izatukubita. Ahangaha harimo avuga ku baprotesta ko bibiliya yabo bafite hari ibitabo 7 bakuyemo, kandi ibyo bitabo 7 ari byo bikubiyemo Ubisilamu. Ibi bitabo 7 bikaba biri muri ntagatifu, ntibibe muri bibiliya yera. Amaje kutubwira ko muri bibiliya ntagatifu yemeramo ibitabo bitatu gusa, bivuze ngo na bya 7 hano amaje yari yarangije kuvugaho ntabyemera, kandi mu hano arimo aravuga ko biri mu Ubisilamu. Ubu neza amatwi nuhuza ibyo bintu byombi, urumva uyu mugabo atabeshya rwose. Nuvugisha ukuri, ukavugisha umutimanama wawe, ukareka kubivuga ukoresheje ubwoba bw'uko abantu bashobora kugutekereza, uravuga ko sege hano ari umunyabinyoma. Ni umunyabinyoma wivuguruza kungira ngo ku bantu bakora iperereza. Uramutse uko uvuganye n'abantu bo muri RIB, iyo bakora iperereza ikintu cya mbere bitaho kugira ngo bare ko ibyo babwirwa n'uwo barimo gukoraho iperereza ni ukureba ko ibyo bamubajije mu gitondo ari byo asubiramo saa sita, akaba ari byo asubiramo ikigoroba. Iyo anyuranije bahita babona ko uwo muntu ari umunyabinyoma. Ni imwe mu mpamvu yo gutuma batangira kurushaho kugira gute gushidikanya ku byo babwira, bakavuga ko uwo muntu hari ukuri ashaka kugira gute guhisha. Aha rero sege nawe nibyo yakoze. Hano aratubwira yuko amaje kutubwira, ngiye gusubiza inyuma nanone gatoya. Twabonye ko ni ku munota wa 34, umunota wa 34 ku isegonda rya 5. Ntacyo, reka mpere kuri 3 twumve icyo abavugaho. Yavugaga ku witwa Martin Luther King wazanye protestantisme, noneho akavuga ko
hari ibintu yanze muri bibiliya ntagatifu, kandi hari aho no muri iki kiganiro avuga ko Martin Luther King ibyo yabikoze, nako Martin Luther ibyo ngibyo yabikoze kubera ibyo yari amajije kubona ko ari ibinyoma ngo byigishwa na katolike. Hanyuma ubwo ngubwo byumvikana ko niba mu byo yahakanye hashobora kuba harimo ibyo bitabo 7, nabwo uraza gusanga icyo Sega yavuze muri iki kiganiro ku munota wa 44 aba yatangiye kugira gute kubivuguruza. Reka twonongere mushyiremo mu byiyumvire namwe ubwanyu, ndaza gusubira no kuri wa munota muze guhita mubihuza kugira ngo wumve uburyo ababigisha babeshya cyane. mirongo ingahe byavuyemo ni 36 abo ibintu Yesu reba basanga mwene Siraki mwene se kinawurimo nari hadi mwene se cyari ntagatifu iri muri ntagatifu, kandi iyo bitabo baragabanyije harimo Ubusilamu, bakareba iyi izatukubita, reka tuyivane. Nusome iyo bitabo 7 bakore recherche, bashakishe iyo bitabo 7, bafate umwanya babisome. Haji umuntu arasoma iyo bitabo azaba umuyisilamu. biriya biri muri ntagatifu, Biri muri bibiliya ntagatifu. Siyariya niyo tukuye, Imana yatanze urugero yuko usari barayivana, barayivana. Reba mwene Siraki 50 mwene se wowe uduteze amatwi ndagira ngo wumve kuri iki kintu. Hano avuze yuko umuntu aramutse ngo asomye ibyo bitabo yahita aba umuyisilamu. Okay, abakatolike ko batabaye abayisilamu, mu yandi magambo bivuze ko abakatolike ubwo bafitemo ibyo bitabo imyemerere yabo ari ubuyisilamu. Ese isilamu tuzi uyu munsi ihuza n'imyemerere y'abakatolike? Oya, biratandukanye, kubera ko abakatolike bemera ko Imana yabo ifite umwana ari we Yezu. Isilamu ko siko ibyemera, twarabibonye muri Korani sura ya 6 aya y'ijana irabihakana. Ubushize ndumva ayo magambo twarayabonye muri sura ya 6 aya y'ijana ndumva twarahashatse turahasoma, n'ubu uwabishaka yabibona ngaha. Murabibona ko hano aravuga ngo ni gute arayagira umwana ngo kandi nta mugore yigeze. Kandi ku bakatolike, ku bakristo, Imana yacu ifite umwana witwa Yesu, ndetse ifite abahungu. Iyo tumajije kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tuba abana b'Imana. Ariko umwana yabyaye by'umwihariko ni Yesu Kristo wenyine. Iyo ni uko niko abakatolike babyemera. Sege aha amaje kuvuga ko nyine ibitabo 7 biri muri Bibiliya ntagatifu bitari muri Bibiliya yera. Ibyo bitabo 7 ngo nibyo birimo ubuyisilamu, ngo wabisoma wese yahita aba umuyisilamu. Hanyuma ku munota wa 44 ndagira ngo nongere mbasubize kugira ngo wowe ubyumve. Umunota wa 40, ndumva ari umunota wa 43, duhereye ku murongo wa 43 ku isegonda rya 23. Reka ariho nza guhera ntakireka mbere kuri 22. Wowe uze gutega amatwi wumve ibyo avuga, urahita wumva ko bigize gute bitandukanye. yera Yes, byaburiye ubwo Chimamanda aduhe ibisubizo. Reka twumve gatoya. byari buri ntagatifu Mwangane ko byaburiye ibi bitabo 7 byari buri ntagatifu bitari muri Bibiliya yera Yes, byaburiye yes, ubwo Chimamanda aduhe ibisubizo kabisa. turashaka gufasha Narigabanye muri iyo mpamvu. Kandi muri Bibiliya ntagatifu ntuzongere kandi ntuzagabanya. ninde yabaye uburenganzira. ngira ngo hose birimo no muri ntagatifu, Yeba muri ntagatifu. no muri ntagatifu kubanza naho niyo ivuga neza cyane. muri ntagatifu Muri ntagatifu. mu byahishuwe. Mbere y'uko akomeza ndagira ngo mwumve aka kantu gatoya. Yarangije kuvuga ko muri Bibiliya ntagatifu hari ibitabo 7 abaprotesta bakuyemo muri Bibiliya yabo yera,
ntibabishyiramo, kandi ibyo bitabo akaba yemera yuko biri mu Buyisilamu, bivuze ngo n'inyigisho zaho. Mwihangane ko ndimo ndabisubiramo inshuti zanjye, ni ukubera iki? Ndagira ngo icyo kintu muhuze ibyo bintu byombi, murahita mwumva ko ibyo avuga ari umunyabinyoma wujuje ibyangombwa byose. Niba yemera ko ibyo bitabo birindwi biri muri Bibiliya ntagatifu ari ibitabo biri mu Buyisilamu, bivuze ko abyemera. Icyo tugomba kucyemera, ugahita ufata karindwi ukayandika ahantu runaka. Noneho muri Bibiliya yera yemeramo ibitabo birindwi, nako bitatu, mumbabarire, ibitabo bitatu, kandi ibyo bitabo nabyo biboneka nanone muri Bibiliya ntagatifu. Ubwo nidufata karindwi tugateranyaho gatatu, turabona ko muri Bibiliya ntagatifu Sega yagombye kuba yemeramo ibitabo 10. Ariko nimuza kureba hano mu kiganiro agiye kutubwira ko yemeramo muri Bibiliya ntagatifu yemeramo ibitabo bitatu nanone gusa. Ugahita wumva ko ibyo yavuze mbere yabeshye. Reka mushyiremo akomeze atuganirire mu byiyumvire namwe. 22:19 muri Bibiliya ntagatifu urebe haravuga ngo 22:19 nihagira kandi ugira icyo agabanya ku magambo ari muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izavanaho umugabane yagombaga kubona kuri cya giti cy'ubugingo n'umwanya mu murwa mutagatifu, uko byanditswe muri iki gitabo. Ari imyandikire ya hano n'imyandikire ya hariya bijya guhura kuko byanditse bitandukanye byose. Iyo niyo Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera. Mu Bibiliya ntagatifu hari isezerano rya kera n'isezerano risha. Mu Bibiliya yera nayo ifite isezerano rya kera n'isezerano risha. Isezerano rya kera ni igihe mbere ya Yesu kuvuka. Noneho umuvandimwe yibashije ati noneho se nyuma yuko tumaze gusobanukirwa Bibiliya ko atari igitabo kimwe ahubwo Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi, yabashije ati yavuye. Ni ukuvuga icyo twemera muri Bibiliya, tuvugisha ukuri sasa tuba Abayisilamu, icyo twemera muri Bibiliya ni ibitabo byamanuwe n'Imana gusa, kubera uburyo Imana yahaye inuma zayo bitabo, ntabwo yarafashe ibitabo gutya akamuha. Oya, n'amagambo. Ubwo ujye ibitabo wowe nka Sege wemera biri muri Bibiliya nibi ari Taurati, ariko Taurati ni muri Bibiliya nayo bamaze kuyanduza. Iracagase. Ureba nk'izina gusa. N'izina gusa. Ari Taurati, ari Zaburi, ari Injili, ari na Korani. Korani ntabwo ari muri Bibiliya. Ibyo bitabo bitatu muri iyo Bibiliya yera y'ibitabo 73 muri Bibiliya ntagatifu 3 muri inshuti zanjye. Ndagira ngo mwihangane nkureho saci gatoya. Avuze yuko Sege atubwiye neza yuko muri Taurati nayo amajije kugenzura agasanga hari amagambo nayo ngo yatangiye guhindurwa. Tugiye gushakisha muri Korani, tubona ko itubwira neza ko nta muntu ushobora guhindura amagambo ya Allah. Reka dukoreho saci gatoya, turebe kuri, ndumva ari ndabona ni muri sura ya 10 aya ya 64. Murabona ko hano batubwira yuko no change can there be in the words of Allah. Amagambo ya Allah ngo ntashobora kugira gute guhindurwa. This is indeed the supreme success. Murabyumva? Niba Taurati ari amagambo ari igitabo cya Allah, kiramutse cyarahinduwe hano, Allah azaba yarafeirinze kuri promise yagize gute yatanze ku isezerano yatanze. Wavuga uti yenda ni mu rurimi rw'amahanga, niba utarwumva ushobora kuvuga ko twagize gutya tukakubeshya, ariko tumaje kubona ko ari amagambo, ijambo rivuga yuko amagambo ya arangwa adashobora guhindurwa. Ni sura ya 10 aya ya 64. Tugiye kubyandikamo sura ya 10 aya ya 64, hanyuma tuze kureba iki tubwira. Sege niba tubwiye ko
aya magambo yahinduwe bivuze ko Allah already ntabwo yagize gute, ntiyubahirije isezerano rye rivuga yuko amagambo ye adashobora kugira gute guhindurwa. Aravuga iki hano? Aravuga ngo bazahabwa inkuru nziza ku buzima bwo ku isi n'ubwo kumeruka. Amagambo ya Allah murabibona hano ntabwo ajya ahinduka. Amagambo ya Allah ntabwo ajya ahinduka. Nshobora kongera gukora zoom kugira ngo niyo waba urwaye amaso ubashe kubisoma. Murabibona ko amagambo ya Allah ntashobora kugira gute guhinduka. Niba ku gihe cya Muhammad Tora yari amagambo ya Allah, bivuze ko uyu munsi ayo magambo atahindutse. Niba Injili yari amagambo ya Allah, bivuze ko uyu munsi nayibwo ataragira gute, atarahinduka. Dushingiye kuri ibi, niba yarahindutse bivuze ko Islam igize gute, ari ikinyoma. Bivuze ko Allah abeshya, bivuze ko Allah adasohoza amasezerano ye. Nicyo byaba bivuze. Simbizi neza ko Haji Sege yabaza aya magambo, kuko ntekereza yuko aramutse abizi, ashobora kuba abizi akaba akoresha bwa buryo bwa takiya nkunda kubabwira, cyangwa se akaba atabizi bitewe n'ubumenyi buke, akaba aribwo butuma avuga ibyo avuga. Rero reka nongere nkomeze tumwumve gatoya kugira ngo akomeze asoza kuri argument ye. Reka mushyiremo twumve. Bibiliya ntagatifu irimo ibitabo 73. Yego. Sorry, Bibiliya yera irimo ibitabo 66. Yego. Wemera ngo bitatu gusa? Bitatu. Ubwo ibindi 33 ntabwo byemera. Niyo abantu biyandikiye biterwa n'ibitekerezo byabo. Noneho muri Bibiliya ntagatifu. Twasomye muri Luka. Noneho muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Ifite ibitabo 73. Yego. Wemera ngo bitatu gusa? Bitatu gusa. Ibindi 70 ntabwo byemera. Simbyemera. Kubera iki? Mwabyumvishe, mu bitabo 73 bya Bibiliya ntagatifu avuze ko yemeramo bitatu gusa. Kandi nyamara habandi ku munota wa 30 ngira ngo na kane, munota wa 34 muri iki kiganiro avuga ko no munota wa 32 n'amasegonda 11 uhereye aho ngaho, na 34 umurongo wa isegonda rya gatanu kugera kuri 35 ku isegonda rya karindwi avuga ko muri Bibiliya ntagatifu hari ibitabo 7 birimo bitabo muri Bibiliya yera, ariko byakuwe muri Bibiliya yera kubera ko ngo batabishakaga, kubera ko ngo bikubiyemo ubuyisilamu. Bivuze ko ibyo 7 yavugaga ko abyemera, ariko ageze hano arabihakanye. Kuko twagombye gufata bitatu, ndabisubiramo kugira ngo ubyumve, niyo ntago kugira ngo dufate umwanya munini. Bitatu yemera muri Bibiliya yera, tugateranyaho 7 yemera by'inyongera kuri Bibiliya ntagatifu. Tugahita tubona ko muri ntagatifu yagombye kuba yemera ibitabo 10. Ntibibe bingahe? Ntibibe ibitabo 3. So ahangaho ugahita ubona ko Sege yaratubeshye, ariko ntacyo. Ubu ngubu tugiye gukora iki kintu. Yavuze ko yemera Zaburi, yemera Torati, akemera na Injili. Uyu munsi ndagira ngo turebeho amagambo gatoya muri Matayo igice cya 22. Matayo 22, turebe amagambo Yesu yavuze ubwo yarimo yigisha. Reka tugende ku murongo wa 41. Matayo 22 duhere ku murongo wa 41. Reka njyemo hano nkore tujye kuri page ikurikira. Nituza hano turabona duhere ku murongo wa 41. Murabona haravuga ngo abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero ni iki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami we ati? Ahangaha turimo turabona ko aha Yesu yarimo abaza abayuda, babaza abafarisayo, ababaza ku byande, ku bya Kristo. Ngibi hano hanyuma ababaza ku bya Kristo bamubwira ko ari mwene Dawidi. Hanyuma nawe arababaza ngo ni iki gituma Dawidi abwirijwe n'umwuka amwita umwami we? Bivuze ko uyu Kristo ari hejuru yande ya Dawidi. Noneho arakomeza arababwira ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byanjye. Aya ni amagambo yo muri Zaburi
Yesu yagiraga gute? Yavugaga ni zaburi y'110 ngo ni ukubwo amwita ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Aya magambo ndagira ngo mbabwire neza yuko agaruka muri Luka igice cya 12 umurongo wa 35 kugeza ku wa 39, nako muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 35 kugeza ku wa 39, akagaruka muri Luka mu gice cya 20 umurongo wa 41 kugera ku wa 47, akongera akagaruka mu byakozwe n'intumwa aho Petero nawe bamaze kuzura umwuka yabwirije. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 igice cya 2, ibyakozwe n'intumwa, reka nshake ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, igice cya 2 tugende ku murongo wa 22, 25. Petero bamaze kuzura umwuka wera, hano aravuga ngo kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose. Murabona ko Dawidi niwe urimo kuvuga, abona umwami ari imbere ye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Reka tugende ku murongo ukurikiye. Umurongo ukurikiye turebe hano, twigize hano turebe imirongo ikurikiyeho muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 2. Katurore niba baza kuduhereza paje zikurikira. Okay, reka tugende kuri 22. Twabonye ko ari 20 igice cya 2 umurongo wa 26, yenda tugere ku murongo wa 47, dukomeze kureba amagambo ntuza yarimo yigishaho. 20 igice cya 2 umurongo wa 26 kugera ku wa 47. Ndabona hano internet nayo hari ubwo ureba gutya search zayo zikadutinza, ariko reka ngaruke hano inyuma. Reka dufate, twabonye ko ni mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ni mu gice cya 2. Hanyuma tuze kureba, dukore search. Okay, hano ndabona internet idutengushye, ntabwo hisi bitwereka, ariko ayo magambo ngira ngo tuze kurebayo ni mu gice cya kangahe? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Kanzamukemo hano ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 muri Bibiliya yera, hanyuma dushake. Ndabona hano badahita babiduhereza, sinzi impamvu. Ngaruke hano kuri Bible ibyakozwe n'intumwa. Okay, ndabona hano bibonetse. Murabibona uko umwuka wera yamanukiye intumwa, nicyo hano barimo kutubwira. Reka rero manuke aha Petero abasobanurira ibyabaye, abemeza ibya Yesu mu byo yababwiye. Aha ni Petero yarimo abwiriza avuga iby'uko bishe Yesu, kandi ibyo Islam irabihakana. Rero reka tugende ku murongo wa 25, ndumva ari wo twari duhereyeho. Reka ndebe nkore zoom hano kugira ngo buri wese abashe kubibona. Umurongo wa 25 aravuga ngo kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Aya magambo mu kiganiro gishize nababwiye iby'uko Muhammad nawe yavuze yuko ngo Allah ngo yavuze yuko ngo ubutaka budashobora kumira cyangwa se gutuma umubiri w'umuhanuzi ubora. Nawe
ashaka kuyiyitirira, ari nayo mpamvu ngo yabwiye ko abayisilamu ku wa gatanu ngo bagomba kumwoherezaho amasengesho yabo. Bamubajije bati uzajya uyumva ute kandi uzaba warapfuye, uzaba waraboze? Hanyuma ngo arababwira ngo Allah yabujije ko ubutaka bugira gute bumira imibiri y'iki, imibiri y'abaprofeti. Ibyo twanditsemo decay, nkandikamo prophets, ngira ngo dushobora guhita tubona hadisi byihuse, ugahita ubona ko ni amagambo ntuza we yivugiye naha, aho yabwiraga abayisilamu ko bagomba kuzajya buri wa gatanu bohereza amasengesho yabo bayamwoherezaho, kubera yuko ngaha murahabona, kubera ko ngo arayabujije ko ubutaka bugira gute bumira, cyangwa se imibiri y'abahanuzi ngo ibora. Murabona ko ngibi hano ngo baramubajije ngo Messenger of Allah, how can our blessings be submitted to you when your body has decayed? He said, Allah has prohibited the earth from consuming the bodies of prophets. Aha ni Sahih Hadith Sunan Abi Dawud 15:35. Ibi ntabwo ari byo turimo kugira gute, turimo guhimba. Rero aha ubona ko Muhammad yagendeye kuri aya magambo yo mu byakozwe n'intumwa, yibwira yuko nawe atazabura, kubera ko yaramaje kwita umuhanuzi. Hanyuma reka twikomereze n'inkuru yacu, aho Petero yarimo abwiriza. Mbibutsa ko turi mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, hano tugeze ku murongo wa 28. Haravuga ngo wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Ahangaha Petero yari umuyuda, nawe mbere yuko Yesu aza yizeraga idini y'abayahudi, niyo yabagamo. Ariko amajije kwakira Yesu ahinduka, batangira kubita abanazarene, aribo baje guhinduka abakristo. Hanyuma hano rero arimo aravuga yuko niba Dawidi yavugaga hejuru ko Uwiteka ngo atazakunda kuwera we abora, kandi uwo wera akaba ari we yise umwami we, bivuze ngo uwo wavugwaga niwe igituro cye niwe utaragombaga kubora, ari we Yesu Kristo. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, ubwo aravuga Dawidi, kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuza kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Ndagira ngo mbabwire ko hari ikiganiro Sege ubwe yigeze kuvuga ko umwuka w'Imana adashobora kubeshya. Aha rero umwuka w'Imana yabwiye Petero abwirijwe n'umwuka w'Imana, hano yavuze ko Yesu yagize gute, yarishwe, arapfa, aranazuka. Aha turabibona ko Petero nibyo yavuze hano, aravuga ngo nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya yuko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije, ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwo yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye. Aya magambo murayabona, Dawidi ngo yabwiye umwami we ngo icara iburyo bwanjye. Uwiteka ari ugize gute? Uwiteka yabwiye umwami wa Dawidi ngo icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose ntibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Aha murabona ko imyemerere y'abigisha ba mbere,
uyu petero urimo kuvugwa niwe uvugwa muri bivugwa ko ari umwe mu ntumwa eshatu zagiye muri antakiya muri sura ya 36 aya ya 13 na 14. ibyo twarabibonye mu biganiro bishize, uwaba atarabibonye yajyamo yasubiramo agakora ubushakashatsi, ibyo yabibona. Hanyuma hano baratubwira ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Murabona ko wa mwami hano yiswe ko ari iki? Ari Imana. Umwami Imana yacu bivuze ngo abigishwa ba Yesu bigishaga bavuga ko Yesu ari Imana, ni umwami Imana. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikiza b'iki gihe biyobagiza, kuko abemeye amagambo ye barabatizwa. Abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3 bahoraga bashishikaye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Aya ni amagambo buri wese yakeneye kugira gute? Gusoma yayabona. Murabona ko Petero amagambo abwirijeho ni kimwe na Yesu yavuzeho muri Mariko, aho twigeze kuvuga. Muri Matayo, avugwa muri Matayo mu gice cya 20 ngira ngo na 2, ntago ndibuka aho twari twarebye, ariko mu kiganiro ubwo buri wese yabigira. Ariko tuza kubona ko no muri Mariko igice cya 12 ubwo ku murongo wa 35 ariho tubona ko muri Luka ariho, hano mu byakozwe n'intumwa naho bongeye kuyagarukaho aya magambo yo muri Zaburi, bavuga ngo Dawidi abwirijwe n'umwuka w'Imana, ngo aravuga ngo Uwiteka abwiye umwami wanjye. Reka tujye kuyareba muri Zaburi y'ijana, Zaburi y'ijana na 10, ndumva nimwo tuyabona. Zaburi y'ijana na 10, reka nkore zoom out kugira ngo twihute mu gukora search yacu. Zaburi y'ijana na 10 kugira ngo tubone ariya magambo. Ngiyi Zaburi y'ijana na 10, tuzamure hano, turabona haratubwira ngo iki. Reka nkore zoom kugira ngo buri wese abashe gusoma. Murabona ko banaduha reference zindi zaho ari amagambo amwe namwe muyo bavugaho ari. Reka turore hano no mu Baheburayo nahe ibice byose agenda agarukamo azamo, kubera ko Bibiliya yuko iteye, iyo havuzwe ikintu hatangwa reference. Bitandukanye na Islam aho bakubwira imirongo gusa ntibakubwire aho ayo magambo yakuwe. Hano reka tuyumve, ndifuza ko nanayasoma vuba vuba tukaza kuyasorezaho. Aravuga ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Aya magambo murabona ko niyo Yesu yigishijeho, na hano muri Zaburi agarukaho. Uwiteka ari Siyoni, azasingiriza kure inkoni y'ubutwari bwawe, tegeka hagati y'abanzi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze, ku munsi ugaba ingabo zawe. Abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Uyu wavugwaga ni Kristo, ntabwo ari Uwiteka ubwe. Ni umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe. Ni amagambo twabonye muri bya bice twavuzeho. Izamenagura abami ku munsi w'umujinya wayo, izacira imanza mu mahanga, izuzuza abantu intumbi, izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose. Umwami azanywera ku mugezi wo mu nzira, nicyo gituma azashyira umutwe hejuru. Murabona ko aya magambo uwavugwaga hano ni Kristo, umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Ushobora gutekereza yuko aya magambo ari ayo tuzanye gusa, ariko uza no gusanga ko abigishwa ba Yesu iyo babwirizaga babigarukagaho. Melikisedeki uyu nguyu tubona ko anagarukwaho mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya
cya kangahe cya gatanu umurongo wa 10, murabona ko bavuga ngo imana ubwayo imwise umutambyi mu buryo bwa melikisedeki. dushobora kuvuga yenda gufata hano abaheburayo igice cya gatanu, reka kugira ngo yenda tugire amagambo make dusoma dusoza, tuyasomemo dusoza. Sorry, ndashaka gukora control. Okay, reka nkore abaheburayo igice cya gatanu. Reka ariho icyo nkoresha kugira ngo bitaza kudutwara. Abaheburayo hano ndabona kubishakisha bidahise biboneka, ntacyo, reka dushakishemo hano turebe niba babiduha. Hano ndabona byanze. Okay, reka tuze kuri Bible hano tuze kureba abaheburayo igice cya gatanu. Abaheburayo igice cya gatanu niho baduhaye. Kore zoom hano igice cya gatanu. Okay, ngaha baratubwira iki aba bigishwa ba Yesu bigishaga inyigisho ki? Baravuga ngo hano umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko n'abagoswe n'intege nke, ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye. Murabona ko Imana yo muri Bibiliya ifite umwana witwa nde? Witwa Yesu, ari we Yesu Kristo. Hano Imana ubwayo ngo yamwise, ngo yaravuze ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi muri Isilamu, ntabwo Isilamu yemera ko Allah abyarwa. Allah ni Imana itabyarwa. Impamvu itabyara ngo nuko idafite umugore, itigeze umugore. Hanyuma Imana yo yaca abakristo ni Imana ibyara, yabyaye Kristo. Ntabwo bisaba kugira umugore kugira ngo ibashe kubyara. Kandi nkuko yavuze n'ahandi iti uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Aya magambo twari tumaje kuyabona nanone muri Zaburi 111. Murabona ko rero hano Bibiliya inkuru zayo ziri consistent, zihozaho, ntabwo zivuguruza. Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganwa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Aravuga ngo tumufiteho byinshi byo kumuvugaho, byo kuvugwa, kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha, ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere, iby'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata, aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Bakunzi bacu, reka nsoreze hano. Muri hangana ko nafashe umwanya munini, ntabwo nifuzaga kuwufata, ariko nagiye gusoma ibyanditswe byose kugira ngo buri wese, wowe ukuri iki kiganiro, uze kwibonera iby'Imana yavuze, ibyo Bibiliya ivuga ugereranye n'ibyo Isilamu ivuga. Urasanga ko ibyanditswe biboneka muri Bibiliya biri consistent. Ibyo bivuga ntabwo kwivuguruza kuzamo. Niyo hari amagambo avuzwe, hatangwa reference ku buryo ushobora kubikurikirana ukabibona. Ibyo siko bimeze kuri Isilamu, ariko impamvu Isilamu ibikora gutyo nuko ikoresha uburyo bwo guhisha ukuri, ahubwo igakoresha ibinyoma igamije kwigwizaho abayoboke. Ntabwo bisaba ko ukoresha ubwenge. Isilamu ntabwo ibyo bikenewe. Ni nayo mpamvu uzasanga Abayisilamu iyo ugiye kuganira nabo babazaho, basobanuza ibyo bemera, iyo batabashije kugusubiza icyo bakora bararakara, bakaba banarwana. Reka rero mbashimire ko mwakomeje kudutega amatwi, nanabasaba ko wowe wakurikiye ikiganiro rwose, nyuma yo kucyumva kanda like, kanda subscribe niba utarayikora,
kuko birakenewe. Impamvu bikenewe nuko uko channel igira subscribers benshi, uko igira views nyinshi, uko igira likes nyinshi, niko YouTube igira uruhare mu kugira gute mu kumenyesha iyo channel abantu benshi. Uko abantu bayimenya ari benshi niko ibiganiro biriho babikurikira, niba bikurikira niko barushaho kubona, haba amahirwe yo kubona abari mu buyobe bakamenya ukuri kukababatura nk'uko Yesu yatubwiye. Hanyuma ikindi nuko nta bwica nigamije kubona views, ntabwo ari cyo cyambere. Ikihutirwa nuko abantu bamenya ukuri kukababatura. So biremewe ko ufata ibiganiro byacu ukaba wa downloadinga ugapostinga nawe niba ufite channel, kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Imana ikomeze kubaha umugisha, ndabakunda. Ciao ciao. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.